mu gihe tukibishoboye ntabwo tuzigera twemerera yuko ibisambo byitwaje Bibiliya bikomeza kwiba abantu ibintu byabo. Reka tugusabe nayo nkunga ikomeye kandi yoroshye mu butumwa busangiza abantu kugira ngo abantu bave mu kinyoma abantu bahinduye ukuri. Uyu ni wo mwanya wawe rero. Iki kiganiro kimara kukibona dufashe kugisharinga, ugisangiza n'abandi kugira ngo nabo babashe kumenya ibisambo biri hano hanze birimo biribisha Bibiliya. Mbahaye ikaze uyu munsi wa none muri kino kiganiro. Mbahaye ikaze uyu munsi wa none muri kino kiganiro. Twishimiye yuko uyu munsi mufashe umwanya mu kazi wa AKARAGO Ministry. Iyi ni umwanya wo kugira ngo duhaguruke dukorere Imana mu kuri no mu mwuka. Igihe cyacu ni kino rero. Iyi ni episode ya 2. Kandi uko Imana izagenda idushoboza irushaho kuduhishurira, tuzajya tubibwira icyo ubwami bw'Imana bwabwishuriye. Rero none mbahaye ikaze kandi mwese mwimvemo ikaze aho muherereye, ariko nagira ngo mureke duhaguruke dukorere Umwami, ariko dukorere Imana mu kuri. Niba hari ibintu Imana irambiwe itagishaka kandi idakeneye, nta bantu barimo baribisha Bibiliya bakavuga ibintu by'Imana babigoretse kugira ngo bibe abandi, kandi ubona ko bamaze gushinga imizi ku buryo batanakorwaho ntibahugurwa. Ese namwe ibintu murabibona? Uyu munsi nje kuvuga ku bahanuzi b'ibinyoma. Nje kuvuga ku bahanuzi b'ibinyoma nabo bibishije Bibiliya. Abantu mubitondere cyane, mugenzura abahanuzi b'ibinyoma. Ibi iyo mbivuga simba mbivuga kubera ko hatari n'abandi bakora ibyiza, ariko nje kuvuga ku bahanuzi b'ibinyoma. Niba hari rero nkurikira kugeza iki kiganiro kirangiye, hano ubwo kimara umwanya munini. Abahanuzi b'ibinyoma ngiye kubabwira ibintu bibaranga kugira ngo mubirinde. Umuhanuzi w'ibinyoma, mwari mwabona uburyo radio bayifungura. Radio iyo ushatse kuyifungura ugira ukanayifunga. Umuhanuzi w'ibinyoma, dore ikintu cya mbere kimuranga, abaho ubuzima bwe akagerageza uburyo umuntu wese ahanurira agomba kubaho amuhanurira no mu gihe bitari ngombwa. Ukumva hawo ubuhanuzi, kaburi nko mu muhanda ukumva umuntu araguhamagaye ngo Imana imbwiye ibi n'ibi. Simvuze ko Imana itavuga, ariko biratangaje kubona umuntu yarageze ku rwego afata Imana wagira ngo ni ikiza. Kwibaza, Imana dusenga hari Imana yo kubahwa gute? Abantu bageze ku rwego rwo kuyimenyera kugeza ubwo ngo umuntu yumva ngo ni umuhanuzi ku buryo ahanura no mu gihe kitari cyo guhanura. Wamuhereza nk'amafaranga akakubwira ngo Imana imubwiye ibi. Abo ni babone nababwiye b'abahanuzi nabo tuzabuvugaho bindamo. Ukajya kubona arabwiye ngo Imana imubwiye ibi. Ese njya nibaza, abantu bagira ubuhanuzi kubera ko bari mu bihe byiza, cyangwa kubera ko wenda bagize gutyo kabona ubahaye amafaranga runaka akakubwira ngo Imana imubwiye ibi. Ubwo buhanuzi butagaragara, utari iyo Mana itavuganye nawe, utari wagira icyo ukora, ikoze kubera ko hari icyo ukoze, iyo ni Imana yahe. Umwuka uyu muntu bariho ntajya mwumve abo bahanuzi b'ibinyoma. Mwumve ikintu bakora kinateye ubwoba, nshaka ko mwumva uyu munsi wa none. Aba bantu ntibazigera bemera kubatakaza, bazanababwira n'iby'Imana itavuze. Banakora ibishoboka byose kugira ngo mutazigera muva mu buzima bwabo, cyane ko babona ko babigaruriye ibyo bavuze byose murabyemera.
rero bagomba gukora ibishoboka byose kugeza ubwo babiyeguriye. Kandi ikintu kizabura ko umuhanuzi n'umuhanuzi w'ibinyoma akubwira ibintu akajya kubuza ngese ngo bigeze ngwese ngo ntabwo birakunda. Noneho ikindi kibaranga, iyo baguhanuriye ibintu bakumva ibyo bahanuye n'ibyakunze, bashaka uburyo bazagushyira mu murongo wo kwereka ko ibyabaye bwari bwo buryo bukwiriye, bakaguha n'amagambo n'ibyanditswe, bakakwereka ko Imana rimwe na rimwe igiye ivuguruza, bakakwereka ko ibyabaye bitari ibintu biri big deal. Bene data mukanguke kandi mudufashe kugira ngo ibi bintu abantu babyumve, kuko abahanuzi b'ibinyoma bitwaje Bibiliya barahari. Rero najya mbabwire ngo mureke duhaguruke dukorere Imana mu buryo bukwiriye, duhunge Satani, tumwamagane. Kandi ikintu kibi ni uko wumva ko nyine wamaze kurekura ubuzima bwawe, wamaze kumva ko wamaze kubwireka ko udafite umuhanuzi ntiwabaho. Namwe hari igihe natwe ubwacu hari igihe tuzigarukaho twebwe duhanurirwa, nubwo turimo turavuga abitwaje Bibiliya bakiba abantu, ariko hari umunsi nanone tuzavuga ku bantu nabo barindagiye, nabo babona ukuri bakakwirengagiza kandi bakubona. Rero mwirinde cyane ubuhanuzi buriho kandi buzuye hano hanze, kandi icyo bashaka kubera ko babona ko nyine mwahindutse umurongo w'ubuzima bwabo, ntabwo bazabarekura mutubagejeje aho bashaka. Uko bikibaranga ninda ndamubwira ibi akora ibi. Kiri kibaranga abangaba nuko muzababwira ko mubakeneye, babona nta kibavuaho bakababwira ko namwe badafite umwanya, bamwe bakababwira ko barwaye bagize izindi gahunda. Rero nagira mbabwire ko mukwiye gukanguka mukamenya ibiriho, mugahagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Imana ibahe umugisha kandi Uwiteka akomeze abagirire neza. Turusheho gusangiza abandi ubutumwa kugira ngo nabo bamenye ibiriho, twirinde Satani yo gukomeza kudutwaza igitugu. Twirinde aba bajura bitwaje Bibiliya bashaka kutumara ubutwaje, kubera ko bahamagawe nyine icyabazanye nuko ibyo bashaka bagomba kubibona. Imana ibahe umugisha, mukomeze kugira ibihe byiza. Ni AKARAGO Ministry, turanagutumira tugira amateraniro buri munsi saa 2 z'umugoroba. Turagutumira muri uyu munsi dufite amateraniro yo gutangira saa 3 z'ijoro. Turaba dufite igitaramo cyo kuraramo, muzo kuza rero tubane. Abifuza kubana natwe ni karibu cyane, ariko muhaguruke kurwanya Satani azaduhunga. Imana ibahe umugisha, ibihe byiza, ndabakunda.